uwo nguwo rwose uko biri kose icyari CNLG cyagiye muri Minubumwe na Minubumwe ubu ngubu ndetse na Ibuka hari Ibutare baza amakuru ye yagakwerere byanze bikunze ubuhamya burahari uko biri kose agomba kujya imbere y'ubutabera kuko kujya imbere y'ubutabera byo arabyemerewe kujya imbere y'urukiko kabone wenda nubwo gacaca yaba aramukatiye adahari ubu ngubu yemerewe kujya imbere y'urukiko agashaka umwavoka akaburana kuri ibyo byaha nk'uko byagiye bigendekera abandi noneho rero uwo ni uwa mbere uwa kabiri abantu bo muri FDLR uko bagenda batinda kuza niko bagenda barushaho kwikururira ibyago byanze bikunze muri bariya baje na bagenzi babo harimo abateye biriya bisasu byishe abantu ku Gisenyi aho naho ni urukiko ubu kugeza ubu screening iri gukorwa kuri bariya n'iperereza riri gukorwa ryo ababishinzwe barahari byanze bikunze ejo tuzumva hari abagiye mu nkiko noneho abere batagira ikintu babazwa namba bajye mu kigo cya Mutobo wambaza uti wajyaga gutanga isomo rihe jewe nk'umuntu washuje mu buzima busanzwe mu ngabo za RPA najyanaga n'abandi babiri jewe Rutagengwa Viateur wo muri RPA uwitwa Kunde Faustin wabaye muri FDLR wabanye nabigihe kirekire n'undi Kerere w'umudamu nawe wabanye muri FDLR igihe kirekire twagendaga turi batatu tugiye kwigisha abo basirikare bagenzi bacu bagiye gusubira mu buzima busanzwe tubaha experience y'uburyo bazatangira ubuzima mpaka bageze ku iterambere ryabo twari nko kubahumura kubera yuko iyo bazaga mu Rwanda ibyo bari babaga barabacengejemo aba bagakwerere babaga barabacengejemo batifuza yuko babavaho bababwira yuko kuza Mutobo ngo ni ugukubitwa kwicwa no kozwa mu bwonko nabo bumva kuri Radio Rwanda mu kiganiro Isange mu banyu cya Radio Rwanda cyashishikarizaga abantu gutaha ngo iyo bamaze kubafata amajwi bahita babica Yego amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio iyi ni radio ya Diaspora y'u Rwanda ijwi rya Diaspora y'u Rwanda turi kumwe na Viateur umunyamakuru tubana n'umusesenguzi wacu mu bihe bya buri munsi Viateur tugwaye ikaze urakoze tumaze kumenyerana ikaze ndayihorana maze kumenyera nabonye ibitekerezo by'abantu bakurikira One Nation Radio ni byiza cyane uko biza kose ndabibashimira ni byiza cyane kuganira nawe iyo tuganire nawe hari ibyo twunguka bitandukanye hari ubumenyi tubona hari ibyo tubureberamo mu mateka no mu bikorwa bitandukanye ariko tuganira cyane muri iyi minsi ku bibazo bihari ku makuru ahari yaba mu Rwanda ndetse no mu karere nyemerera tuganire arakoze cyane reka turebe kuri kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi amakuru ahari y'ingenzi ni Generale Gakwerere azwi ku mazina menshi Brigadier Generale Ezekiel ni uwo muri FDLR afatwa nk'umwe muri batatu bakomeye muri uyu mutwe nyuma ya Omega hagakurikiraho Gakwerere ndetse n'undi umwe ku buryo bw'imikorere ndetse n'ibikorwa bapanga mu buryo butandukanye mu cyumweru gishize nibwo twabonye umutwe wa 23 ushyikiriza ingabo z'u Rwanda haciye igihe leta y'u Rwanda ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irwana ku rugamba ifatanyije na FDLR umutwe yashyize ku mutwe w'iterabwoba umutwe ushinjwa gusiga ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kuba Gakwerere yarafatiwe muri Kongo agatangwa mu Rwanda ni ubutumwa buhe butangwa bihindura iki kuri cause M23 no kumvikanisha ijambo ryabo muri communauté internationale nibyo Gakwerere nibyo yari nimero 3 yari umunyamabanga
ndetse bigaragara yuko we rwose yari mu genero headquarter, urebye nk'ukuntu angana n'ukuntu asa yari akeye kubera yuko yiberaga muri hoteli Goma. Impamvu yabaga muri hoteli buriya yari afashwe nk'icyana cy'ingagi kwa Kitsekedi, kuko we akazi ke ntabwo yari umuntu ujya ku front imbere hariya ngo arwane akororinge ajye mu ndake ajye muri communication atera amabomba akora ibyo byose. Akazi ke nk'umunyamabanga wa FDLR kwari guhuza FDLR n'abo bategetsi bandi barimo General Neva w'u Burundi ndetse na Perezida Kitsekedi. Yiberaga muri hoteli, yari umuntu ukomeye, burya yari ameze nk'abazungu bo muri Rumania, bamwe bari bavuze yuko bazagwanira i Goma batazigera bajya mu ishyamba. Nawe rero nuko yarabayeho. Noneho rero inshuro nyinshi u Rwanda rukabivuga yuko FDLR irwanirira FARDC, bakabihakana. Mbere na mbere hari ababanje kuza baba wazarendo babajyana i Mutobo, bukeye bariya FDLR yahungiye mu Rwanda mu gihe cyo gufata Goma. Byanze bikunze navuze yuko harimo aba FARDC bahunze muri iriya mirwano, navuze yuko bariya bari mu Rwanda byanze bikunze hari FDLR irimo, kandi uko biri kose habayeho screening, byanze bikunze babonetsemo. Mu rwego rero ikibazo warumbajije, bivuze iki kuba baragaragaye yuko barwaniraga FDLR? Biriya ni ikimenyetso simusiga. FARDC se cyangwa leta ya Kongo bazongera kwireguza iki? Byagaragaye. Uba bavuze ngo reka nanabigarukaho wenda tutaza kubyibagirwa. FARDC mu itangazo umuvugizi wayo yasohoye avuga ko uriya gakwerere ari abantu leta y'u Rwanda yari ifite bo muri FDLR, noneho yabagaruye ibanyuza hariya muri M23 ngo ibambike inifomu nshya kugira ngo igaragaze yuko bafatanye. Noneho rero yahunze muri 94 afite ipeti rya Suriyetona. Bivuga yuko aho yari i Butare ari umwe mu gikundi cyagiye kwica umwamikazi Rosalia Gicanda muri jenoside yo muri 94 yakorewe abatutsi mu 1994. Numwe mu ba ofisiye bayoboye itsinda ryagiye kumwica. Kandi noneho Rosalia Gicanda, niba nibuka neza, ashobora nyina Rosalia Gicanda ashobora kuba ari nyina afitanye isano n'umugore wa Perezida Kagame na mama wa Perezida Kagame, ashobora kuba ari nyina wabo niba atari nyirasenge. Noneho rero ukibaza, wumve n'ukuntu harimo agashinyaguro kuri leta ya Kongo. Umuntu yasize akoze jenoside ahekuye umuryango wa Perezida Kagame, uwo muntu waba umufite ukamukoresha ukongera ukamusubizayo, ahubwo ko yari yaritindikiye muri Kongo adashaka gutaha kubera ibyo yakoze. Na FDLR iganira n'itangazamakuru mpuzamahanga yavuze ko nibyo koko uwo berekanye niwe ni Gakwerere, ariko ntabwo yafashwe ubu, yafashwe mu kwa mbere ngafatirwa mu bitaro Goma, hari yaje kwivurizwa ngazanwa mu Rwanda, ngo bamugaruye kugira ngo muparedingi, gusa ngo yafashwe muri uyu mwaka, ariko ntabwo yafashwe muri iyi minsi bamwerekanye. Ntabwo ngo yarari mu maboko ya M23, ngo yarari mu maboko y'igisirikare cy'u Rwanda. Sasa nabyo ni ibinyoma. Ubundi abantu basezererwa i Mutobo abenshi bagiye baca mu maboko ya MONUSCO, abandi bakagera i Mutobo. Aho hose uhanyuze wasanga nta hantu handitse izina rye. None se ubwo RDF yaraje iramubika iramufunga, ikaba yari ikeneye kumukoresha iki gihe yari izi neza yuko mu 23 izafata kiriya gice. Utekereza ari zihe mpamvu FARDC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazana izo narrative zindi? Ni propaganda nyine yo kugira ngo babashe guhakana. Nawe wibaza uwo muntu wakoze ibyo ushobora kuba warahekuye umukuru w'igihugu, ubwo bose baba bamubitse bamushakaho iki? Noneho sasa niba wenda yaranyuze mu Rwanda akongera agasubirayo, kandi bivuga yuko yarari i Goma muri hoteli, akaba afite na business i Bujumbura na hehe hose, Kongo ni ko yari imufite, kuki y'ubwayo ikaba izi neza yuko yakoreraga Paul Kagame, kuki byibura itamufashe
ngo imukoreshe nk'ibyo ikoresha abandi yakekagaho gukorana n'u Rwanda. mufate nk'amaneko. Yego. Tuzi abapolisi b'abanyamurenge bari baragumye mu gipolisi cya Kongo, ubu ngubu bajyanye Kinshasa bashobora kuba baranishwe. Uwo ngo ndibaza iyo nzira yo kuva hariya bakongera bakamugarura, ubwo si byo bimaze iki? Ko n'ubundi noneho uretse n'ibyo reka tureke uwo Gakwerere, buriya M23 hari ibintu byinshi bitse hariya itari yatugaragarije b'abazungu. Bukeye yohereza imirambo ya muri Afurika y'Epfo na Malawi na Tanzania. Bukeye hagenda abarwayi n'abatwite n'abandi bameze nabi. Buriya hari ibindi izatwereka tutari twabona. Hari ifite ibintu byinshi yenda gushyira ahagaragara. Buriya ariko yabitangiye igiye kugenda bitwereka gahoro gahoro. Uretse Gakwerere ejo bundi zatwereka n'uwundi. Muri kuriya kuzana Gakwerere, umuvugizi wa M23 yavuze ko FDLR bagiye kubahiga kandi bagiye kubatoratora. Yanavuze ku bijyanye na Pacifique Omega yuko yageze mu ndake ye ariko akaba ataramubonye, ariko noneho mu minsi mike baduha amakuru ye. Ubwo so nawe niba mutwereka bazavuga yuko yarari mu Rwanda, u Rwanda rwari rumufite, kandi mu minsi ishize ariwe wafataga decision yo kwa advancinga no withdrawinga. Tugeze tunumva anavugana na Tshisekedi ahamagara arashaka Omega kuri telefone mu gihe yari ari muri West Africa. Hanyuma kuba FDLR yabuze abasirikare benshi ku rugamba, icyo ni icya mbere. Yabuze Gakwerere nimero ya 3, whereabouts za Omega ntawe uzizi, nawe bivuze ko atakiri gutanga umusada. Amakuru mperuka nuko ngo ashobora kuba atarapfuye ahubwo ngo yahungiye mu ishyamba. M23 nimbara amakuru iri gutanga ashobora kuba ndaramuguyeho muri iryo shyamba. Byaba ari ryo herezo rya FDLR kubura abantu babiri muri 3 bayoboye n'abandi basirikare benshi batsinzwe. Okay, kuva na kera M23 namye mbikubwira yuko hari ibibazo bimwe na bimwe bijyanye na FDLR kugenda ikemura. Nyuma yavuze yuko bagiye kubatoratora. Navuze yuko FDLR kugeza ubu ngubu nta bushobozi ifite bwo gusunutsa ubuzuru ku butaka bw'u Rwanda irebayo yongera gutera y'ibisasu. Ubu ngubu ntabwo bigishobotse. Noneho wabonye yuko bazana bariya barwanyi ba FDLR barimo na majoro. Noneho sasa reka tuve kuri Gakwerere, uriya mu majoro wakoze ibikorwa by'ubwicanyi muri Kongo, bo ubwabo bakamushyira mu rukiko bakamukatira. Bamara kumukatira, M23 yakura urugamba, hakabaho imishyikirano. General Kirimwami ati naba bandi mwari mwafunze nimubaza, bakamurekura na uwo mu majoro na uwo naho ngaho. Yarangiza agasubira akajya kurwana, akaba yarafashwe ejo bundi. Uwo nawe se baravuga yuko ari gukorera u Rwanda. Warumbajije uti rero FDLR gucika intege iri kugenda irangira. M23 ikibazo cya FDLR iragishoje. Bya bindi by'imishyikirano ya hehe na hehe ngo nimufate FDLR, FARDC byarayinani. None kubw'amahirwe M23 iri kugenda ibikora. Ari nabyo nanavugaga, niba kugeza ubu ngubu u Rwanda dufite umupaka duhana na M23 kandi ingabo zombi zikaba zibanye neza. Wabonye yuko bazana bariya barwanyi, umusirikare wa FDLR waza bazanye yaje hasanga Colonel Joseph waje bazanye. Uruvuze wa FDLR waje bazanye. Nukubera ni imitwe myinshi birivanga cyane. Kuvugishwa ntikabi gitangaza ahubwo buri wese ayagenda yivangurira. Umusirikare ubwo no gutekereza cyane, mba ndi gutekereza cyane ngenda nkaraga ubwenge. Yego, nanjye mbadango ngufasha. Yego, umusirikare wa M23 waje abazanye, we nta ranka nta n'amazina twabonye. Yaje aterera isaruti afande Mwesige, Colonel uyobora brigade ya 509 Nyirango, amuterera isaruti arangije aramubwira ati dore abantu banyu. Undi amukora mu ntoki ati murakoze kutuzanira abantu bacu. Arangije aramubwira ati ngaho military police bo ku ruhande rw'u Rwanda batwara abantu bacu. Babanje gusakwa na polisi. Birumvikana. Urumva yuko hagati ya M23 na RDF kugeza ubu babanye neza. Noneho afande Mwesige mwumvise yuko yagiye arondora nyuma yo gukubitwa kwa FDLR aho yagiye yerekeza. Twibaza ngo nyuma yaho bagiye, yagiye avuga ibice berekejemo, memu n'abahari hariya muri Goma batarayivamo.
bakigumbitsemo bakihishemo, ari nabwo hagomba kuba ya OPEC zinavugaga. Noneho rero niba koroneri wa RDF azi aho FDLR iri, noneho ubu bona bishatse basaba go ahead M23 bakajya gukora operation bakabahiga bakabamarayo. ntabwo byaba byiswe gutera Kongo, Ntabwo byaba byise gutera Kongo. Umusirikare igisirikare muhana imbibi byanze bikunze murumvikana, aho ariho hose mugomba kumvikana kandi mukaba mwafatanya operation. Ubu kugeza ubu simpamya yuko hari uwatera igice mu 23 irimo iturutse mu Rwanda, no kugeza ubu nta watera u Rwanda aturutse mu gice mu 23 irimo, kuko nubundi barabadutwerereye byararangiye. None ubu duhana umupaka, byanze bikunze rero iriya ushirikiano igomba kubaho hagati y'ingabo zombi. Ubu ngubu rwose nge nta nubwo nkibyibazaho, kuko ingabo zituranye zigirana ushirikiano, ziragendana, bafatanya operation cyane ko rwose kugeza ubu ngubu nta n'ikibazo dufitanye. N'ibyo bikorwa ubona bari gukora bituma ahubwo turushaho kuba bamwe. Kugeza ubu ngubu nta kibazo gihari, n'ibikorwa birushaho gutuma tuba bamwe. Hanyuma kuri Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo yivuga iri gushaka ubufasha mu mahanga, basuminwa bavuga bakikwambaho, bari berekana nk'abari victime, nk'abazaniwe kino kibazo, nkaho nta ruhare bakigizemo kugira ngo kibe gihari. Kuba tubona amashusho nk'aya y'abasirikare bo muri FDLR yashyize ku mutwe w'iterabwoba bava muri Kongo, bambaye imyenda ya Kongo, hari icyo bihindura kuri community international, ko bavuga bati burya ba bantu ntabwo ari aba victime, nibo ba nyirabayazana b'iki kibazo cyane. Ibyo uvuga nibyo, leta ya Kongo nyine niyo yazanye ibibazo byose. Ubundi leta ya Kongo uko igenda isumbirizwa irushaho kwifashisha FDLR, burya byatangiwe na Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila abonye amerewe nabi, yagiye muri Congo Brazzaville gusaba FDLR, yari imaze gushyiraho perezida uriho ubu ngubu. Perezida uriho ubu ngubu ubundi yari yarirukanywe muri Brazzaville, noneho yifashisha FDLR imusubiza ku butegetsi, yarahitswe n'uwitwa niba ari Pascal Lissouba, ntabwo nibuka neza. Noneho Laurent Désiré Kabila niwe wambutse, yarababwiye ati muzanire abo bantu, abo barwanyi. Nibo ubwo bambutse bagiye Kinshasa, bakomeza bamanuka baryo. Ubwo rero Laurent Désiré Kabila kuva yamara kwinjiza FDLR mu ngabo ze, zagiye zigenda zikomera kugeza ubwo umuhungu we wamusimbuye we yabaye nk'uzikuraho, yemerera u Rwanda kujya gukora operation. Twabonye operation ya Umoja Wetu, Kimya Zombi, FDLR irakubitwa. Uyu nguyu Tshisekedi agezeho, noneho arongera azishyira ku ibere, aziha amafaranga, aziha ibikoresho, kugeza ubwo nazo zije kumubyimbana, ku buryo rwose mu minsi ishize buriya niho zari zimugize, kuko FDLR irusha imbaraga ingabo za FARDC, nibo badivansingaga bakanawithdrawinga, babo ba Omega n'abandi. Ariko noneho aho iyi ntambara ya 23 yuburiye, byanze bikunze iri kugenda igaragaza yuko abo bari barashyize ku ibere biri kugenda bibarangirana. Ni ukuvuga ngo umugambi wabo wa leta ya Kongo n'abandi bafatanyije nayo wo gufasha umutwe wa FDLR kuzakora ibyo bifuza, gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho, kugeza ubu ngubu biri kugenda birangira. Abo muri Kongo rero nibabone yuko ibigambi yose bari bafite yose yabarangiranye, ahubwo babe bakumva icyo amahanga asaba. Babe bakumva icyo amahanga asaba, kandi icyo basaba cyane ni ibiganiro, ni pressure iri guturuka ku mahanga. Ubwongereza bwarabivuze, SADC yarabivuze, African Union yarabivuze, hari n'abandi bagenda babivuga bavuga bati baganire nawe mu kwiyatsa bashyire mu miganiro. Ariko iki gihugu cyakomeje gutsimbara, kivuga ati ntabwo tuzaganira, tuzaganira n'u Rwanda. N'ejo musibejo Suminwa, minisitiri w'intebe, yarabivuze, aravuga ati ntabwo twaganira nawe mu kwiyatsa, tuzaganira n'u Rwanda. Iki gitutu biraza kugenda bite nigikomeza kuza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese koko kirahari kihatira kuganira nawe mu 23, cyangwa igihari nicyo kwishyira kuri M23 gusa n'u Rwanda ngo nibo batangije intambara? Bose bo nibashaka babireke, ibyo ntacyo bimbwiye. Ngira ngo ejo bundi na nyuma y'iraswa y'amagrenade twabonye ya Bukavu, Colonel Nanga aracyavuga ngo rendez-vous à Kinshasa. Amaherezo ni Kinshasa, nta bintu. Tshisekedi yabyemera atabyemera, byanze bikunze Kinshasa bazajyayo. Kandi kugeza ubu ngubu nakubwiye yuko
kugeza ubu mbona M23 ariyo yakabaye yima Tshisekedi imishyikirano, kuko kandi ari kivuga ishaka iyo mishyikirano mu matangazo bashyira hanze bavuga ati icyo tugambiriye si ukurwana, icyo tugambiriye ni ukuganira na leta Kinshasa. Bayimye kwima imishyikirano byaba bivuze iki? Impamvu jewe nifuza yuko ariyo yakabaye yima imishyikirano, byatangiye bakiri mu zindi teritwari zo hirya bataragera muri Kivu y'Amajyaruguru, ari na Kivu y'Amajyepfo zose. Noneho ubu urugendo M20 maze gukora muri bino bihe byose kugira ngo ibi ikabakaba Uvira, byanze bikunze itakaje intwaro, itakaje abasirikare. Ntabwo wafata ari ahantu hose udapfusha. Iramutse rero igeze aho isaba imishyikirano noneho y'ubwayo, ibyo ngibyo ntabwo mbihamya, yewe ngendera ku byo Colonel Nanga kandi nabyo shyigikiye. Nibarwane mpaka. Niyo mpamvu uvuga ngo M23 niyo yakabaye yima imishyikirano leta ya Kongo. Noneho rero niba bo hejuru kuva kuri president, minisitiri w'ingabo, minisitiri w'intebe n'abandi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kayikwamba, dore yuko ari we chef wa diplomacy hari, niba bihakane pe batsembe cyane yuko mpamya yuko nose nibataganira ikibazo kizakemuka gite? Kizakemuka babirukanye. M23 izabirukana. Ifite imbaraga zirukana guverinoma iriho. None ko ibirukanye Goma, iyo wishe guverineri w'intara wa gisirikare warangiza ukirukana ingabo zose n'ibihugu wahuguje, uravuga yuko izo nta mbaraga zihari, kandi akazi gasigaye ariko koroshye. Yego hasigaye niho hanini, nibashaka bazahagenda imyaka 3, ariko ngiye mpamya yuko ikibazo cya Kongo kizarangira nk'uko icy'u Rwanda cyarangiye, ari uko M23 ifashe ubutegetsi nk'uko RPF yabikoze hano mu Rwanda. Nicyo ubona cyaba igisubizo, ni nayo maherezo. None ze Tshisekedi impamvu atsimbarara nuko hari byinshi yagiye yizeza abanyekongo kandi ntabigire. Ati nihavuga agasasu kamwe muri Goma bakibeshya bakakarasa Goma, nzahita ntera u Rwanda. Ni byinshi yagiye abizeza ariko atakoze. None bizansaba gushyira abasirikare ku butaka. Okay, noneho wenda andi makuru avuga ko Tshisekedi ngira ngo asigaye akoresha inama y'abaminisitiri ngira ngo buri munsi, bagira ngo ni buri gihe pe. Mu nama y'abaminisitiri ejo bundi yavuze ko ibintu byose noneho biri tayari, ubu ngubu abona kwisubiza ibice byose M23 yafashe bishoboka. Nibyo yabwiye abaminisitiri, ati mwebwe rwose mungirire icyizere, ubu ibintu byose biri ku murongo. Bihuza nuko bari bakoze igisa na parade bamurika ibikoresho yabaje, bamurika ibikoresho. Ariko noneho kubijyanye n'abaje pe, ho barababwiye ngo mumenye yuko inshingano za mbere ari zo kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we. Buriya abaje pe ni nkaho yarabakuye mu ntambara, ariko bitewe na rwa rwikekwe n'umwuka mubi watangiye kuba mu gisirikare cye. Ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe abaje pe, noneho ni munyiteho mundinde wari we wese wakenera kumpitana. Dore ko binashoboka, mundinde uwanyica, ibindi byose nzabirangiriza. Bano nicyo bivuze. Yego. Abaje pe bari batangiye gutarara, barakubiswe Goma, mu barwanye Goma barimo muri force zari zihari, abaje pe bari bahari nabo barakubitwa barirukanwa, abandi barafatwa. Noneho rero yavuze ati uyu mutwe reka mbahumurize mbabwire ko nta handi bazasubira, ko icyo bashinzwe ari ukundinda, noneho bakanyitaho jye n'umuryango wanjye, ariko iyongerera uburinzi no gukaza uburinzi. Ubwo bivuze iki? Yagize ubwoba ko bishobora kumusanga Kinshasa? Yagize ubwoba yuko mu ngabo ze hashobora kuvamo abajenerali bagatanga itegeko ryo kumwica nk'uko babigenje kuwamubanjirije Laurent Désiré Kabila. Ibyo narabigusobanuriye uburyo Caporal Rashid bamuhaye itegeko ryo kujya kurasa perezida. Ubwo rero kuvuga ngo abajepe noneho nimumenye, nimumbe hafi ndabona nugarijwe, ibintu byakomeye. Noneho nabo bumve yuko ibindi bireba abandi basirikare, ibya operation n'izindi batazirimo, bagomba kurinda umukuru w'igihugu. Noneho rero nizo parade zo kwerekana ibikoresho bya gisirikare, ibyo bikoresho bya gisirikare buriya mu gihe babimurikaga hariya, abo muri M23 baravugaga bati iki ni icyacu, n'iki ni icyacu, iki tuzagisanga aha, iki tuzagifatira. Arabimurika ari kubyereka abo yabiguriye.
nk'uko byagenze i Goma. Ibyo bikoresho byose M23 mu gihe gito izaba ibikwereka. Kugeza ubu ngubu ngira ngo nta n'ikibazo ifite cyo gutumiza intwaro, reka ibyo ifite birahagije kandi bikiri bishya. Ibyo rero leta ya Kinshasa yashyikirana itashyikirana ntabwo bindeba, ibyo ni uburenganzira bwabo. Igihe icyo ndeba ni uko M23 bakora akazi kabo nk'uko bakiyemeje bakarwana, ariko noneho politiki uko ihindagurika buri munsi tubihanze amaso, turacyariho turabitegereje, ikizaza nicyo twebwe tuzabasha gusesengura. Ariko ubwo iyo witegereje ugasesengura ukareba Kinshasa ukareba Tshisekedi ukareba M23 ubona igihe kizagera ukavuga ati ibi bintu ndimo biragoye, uru rugamba ndimo kurutsinda ntibishoboka, reka abantu numva icyo basaba akabyemera ku mutima we mwiza, cyangwa umurongo we n'uwanyuma ni ugutsimbarara, ni ukubyanga paka kaza undi ubyemera. Abanyekongo bagize amahirwe haza undi ubyemera, akaza agashyikirana na M23 bakumva icyo isaba, kandi icyo isaba burya nta nubwo kigoye. Ubundi M23 yo uhaye amahoro abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge, ugacyura bene wabo impunzi ziri mu Rwanda bagataha bagasubira mu byabo, ngira ngo M23 n'ibyihaganira nta n'ibindi. Ukizeza umutekano abanyekongo, niba habayeho kuvanga ingabo ntibibe nk'ibyo mu myaka yashize, aho muvanga ingabo warangiza ugatangira kujonjoramo umwe ubice cyangwa n'abafunga. Ibyo ntacyo byaba bitwaye. Ariko noneho nkurikije uburyo M23 imaze kuganira na leta Kinshasa, bakaba baramaze y'amezi 7 mbere y'uko bagaruka gushinga umutwe wo kurwanya leta. Ibyo bagiye bumvikana byanga kubahirizwa, leta ibivanga ikabivamo. Ntabwo mpamya yuko ubu ngubu hari ikindi gipindi wabatera, kereka hagize izindi mbaraga ziza zikabijyamo bakumvisha leta yuko ibyo yumvikanye nayo M23 igomba kubishyira mu bikorwa. Leta ikaba yabyemera ku bw'igitutu wa mugani mwavugaga. Ariko noneho M23 imaze kugira experience muri iyo mishyikirano kuko barashyikiranye bihagije. Iyo mishyikirano igakurikirwa no kwicwa no gutotezwa mu gisirikare. Simpamya rero yuko nubwo Tshisekedi yavuga ngo nimuze twumvikane, ubwo M23 ifite ubundi buryo yasaba cyangwa yakwitwara muri iyo mishyikirano, kuko barakubititse my friend. Ibaze kuvanga mu ngabo, ugasanga aho mugeze ukabona nk'uyoboye batayo atangiye kurobanura, wowe jyaha M23 bakisanga bonyine. Abo bari kumwe mu makoyi no mu paratuni babavanguye, barangiza ati mufata abo ngabo mushorere mugende mukire muri gereza, ngo mwavanze ingabo. Ubwo si ibyo ngibyo M23 izabihoramo, zahora muri ibyo inshuro 3. Oya, kuri inshuro no kubikora bitandukanye. Kuri inshuro no kubikora bitandukanye. Iyo mishyikirano ngira ngo izaba miremure kurusha iyindi yabayeho. Ibyiza bisaba ntabwo ubwo bafite imbaraga, ntabwo bimeze nka kera babagenera gusa. Uko biri biragaragara ko n'imishyikirano byo babemerera babyanga, bakavuga bati niba bataduhaye ibi ntabwo tubyemera kuko natwe dufite ijambo, dufite uruvugiro. Kuri ubu bafite uruvugiro. Voilà, yego nyine. Ibyo basabaga bakirizabunagana sibyo basaba ubu, kuko kirya gihe nta bikoresho bafite. Ubu ngubu bamaze kugira umubare munini w'abasirikare, bamaze kugira imbaraga. Ibyo basabaga cya gihe basubira ibunagana, aribwo Tshisekedi yifuzaga yuko ngo bajya mu birunga hejuru kuri Nyiragongo, cya kirunga gihora kiruka, yifuza ariko ko ariho bajya. Noneho naho basubiriye inyuma muri bunagana, atereka mbarase mbereke yuko ari jye ubajyanye, ko ari jye ubakuye aha ngaha, abarasa mu mugongo. Ibyo ngibyo M23 ntabwo yabyongera. Ibaze noneho habayeho gushyikirana, M23 rwose bagashorera izi nzira zose, bagaca muri Bukavu, bagaca ku kibuga cy'indege, bagaca i Goma, ahantu bakomewe amashyi, bakahanyuza bavugirizwa induru, basubiye inyuma. Tshisekedi akongera akadiporoyinga, yamara kudiporoyinga akongera akaza nabo muri Tanzania na hehe na FDLR ikongera igahubuka mu mashyamba aho yagiye, bakongera bakisuganya. Iyo ni imishyikirano. Ubwo si iyo mishyikirano yabimaze, baba bararuhiye kuko abana bapfiriye muri ya ntambara baba barazize. Ntabwo mpamya yuko iryo kosa M23 yarikora, ahubwo ni ugusonga mbere ikarwana mpaka kwa nyuma.
aho kugira ngo bazakubitirwe mu bigo ngo bagiye kuvanga ingabo. bagiye kuvanga ingabo. Hanyuma reka tuganire kuri uriya mujenerali waje Gakwerere wagarutse mu Rwanda, n'abandi basirikare bazanye, harakurikiraho iki? Okay. Afande Mwesigye yabivuze. Hari abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Mu byanditswe, mu byatangajwe bivugwa yuko ari umwe mu bagiye kwica nyine uriya mwamikazi Rosalia Gicanda i Butare. Ubu ngubu rwose uko biri kose icyari CNLG cyagiye muri Minubumwe, na Minubumwe ubu ngubu ndetse na Ibuka hari i Butare baza amakuru ye ya Gakwerere, byanze bikunze ubuhamya burahari. Uko biri kose agomba kujya imbere y'ubutabera, kuko kujya imbere y'ubutabera byo arabyemerewe, kujya imbere y'urukiko, kabone wenda nubwo Gacaca yaba aramukatiye adahari, ubu ngubu yemerewe kujya imbere y'urukiko agashaka umwavoka akaburana kuri ibyo byaha nk'uko byagiye bigendekera abandi. Noneho rero uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, abantu bo muri FDLR uko bagenda batinda kuza niko bagenda barushaho kwikururira ibyago. Byanze bikunze muri bariya baje na bagenzi babo harimo abateye biriya bisasu byishe abantu ku Gisenyi. Aho naho ni urukiko. Ubu kugeza ubu screening iri gukorwa kuri bariya n'iperereza riri gukorwa ryo ababishinzwe barahari. Byanze bikunze ejo tuzumva hari abagiye mu nkiko, noneho abere batagira ikintu babazwa namba bajye mu kigo cya Mutobo, bajye kwiga bamare amezi angahe bagira, kereka niba ukeneye kumenya ibikurikiraho iyo ugeze Mutobo. Ibyo nabyo nubishobora ubimbaza. Tujye Mutobo, nta kibazo, ntacyo bitwaye, nabiteguye ku byo turi buganire. Mutobo ubundi iki kigo ni ikigo ki, urakizi, wakigezemo nk'umuntu wari uri mu nzego zitandukanye. Muri Mutobo biba byifashe bite, ubuzima bwo bumeze gute, nibagezwayo harakurikiraho iki? Reka mbwire abadukurikira baba hanze wenda batazi icyo kigo cya Mutobo, ntibashushanyirije kuko njye nagize amahirwe yo kugitangamo amasomo kuva kuri faze ya 21 kugera kuri faze ya 40 na kangahe najyaga gutanga amasomo. Wambaza uti wajyaga gutanga isomo rihe? Jewe nk'umuntu washuje mu buzima busanzwe mu ngabo za RPA, najyanaga n'abandi babiri. Jewe Rutagengwa Viateur wo muri RPA, uwitwa Kunde Faustin wabaye muri FDLR wabanye nabigihe kirekire, n'undi Kerere w'umudamu nawe wabanye muri FDLR igihe kirekire. Twagendaga turi batatu tugiye kwigisha abo basirikare bagenzi bacu bagiye gusubira mu buzima busanzwe, tubaha experience y'uburyo bazatangira ubuzima mpaka bageze ku iterambere ryabo. Twari nko kubahumura, kubera yuko iyo bazaga mu Rwanda ibyo bari babaga barabacengejemo, aba Gakwerere babaga barabacengejemo, batifuza yuko babavaho, bababwira yuko kuza Mutobo ngo ni ugukubitwa, kwicwa no kozwa mu bwonko. Nabo bumva kuri Radio Rwanda mu kiganiro Isange mu banyu cya Radio Rwanda cyashishikarizaga abantu gutaha, ngo iyo bamaze kubafata amajwi bahita babica. Niko abo Bagakwerere babaga bari kubwira abo bafite badashaka yuko babavaho. Noneho iyo babaga bahageze kwa kundi babaga ubona rwose nabo ubwabo ubwoba bo basomekamo. Iryo somo ryanjye nabo bagenzi babo nitwe twababanzirizaga, kuko twaragendaga tukaba open, tukaganira, tugiye kuganira nk'abantu twigeze kurwana. Je ubwanjye narwanye namwe, uyu nguyu mwari kumwe, tugiye kubaha isura y'igihugu kwimeze, tugiye kubaha twebwe abashumirijwe mu buzima busanzwe n'ababanjirije uko babayeho, kugira ngo muhumuke mushire ubwoba. Ngiri igisomo ryacu ko ryabaga rihagaze. Noneho rero Mutobo yatekerejwe ite? Ubwo intambara y'abacengezi yari imeze nabi, ariko noneho bije kugira aho bakaneshwa, baneshejwe burundu,
batangiye kumanika amaboko muri ibyo bice barwaniragamo za Gisenyi na Ruhengeri, bamanitse amaboko, nguko uko nyakubahwa Perezida Kagame yaheze avuga ati munshakire ikigo mubajyanamo, bahita bashaka icyo kigo cya Mutobo. Icyo kigo cya Mutobo ingando ya mbere yashojemo abaofisiye bakomeye, niho na wa wundi nta mukunzi Theogene yaririmbiriye ngo Colonel Ujirajira. Iyo niyo ngando ya mbere, faze ya mbere. Kandi iyo faze ya mbere ngira ngo pass out yayo nkeka yuko Perezida Kagame ariwe wayishoje ayisezerera abasubiza mu buzima busanzwe. Nguko uko Mutobo yaje rero. Noneho ababashije kumva ubutumwa bwa bagenzi babo bari mu Rwanda bakagerageza gutoroka, batoroka bagakwerere, niba ari Gakwerere, batoroka ba Mudacumura, batoroka ba Omega, kuko abo bombi mvuze n'abandi bo muri FDLR bakuru cyane cyane baba genocidaire batashakaga gutaha, iyo babimenyaga barabicaga. Kuko iyo bazaga baduhaga ubuhamya, akavuga ati nagize amahirwe mbona ngeze muri Monisco. Ubundi kera Monisco ho twarakoranaga, uwo nibazana nta n'ikibazo, kiri Monique babazana nta n'ikibazo. Noneho yagira amahirwe yagera muri Monique bakamushyikiriza ingabo z'u Rwanda hariya ku Gisenyi. Hariya naho habagaho screening kugira ngo hatagira n'abasivili bivangamo, bakaba bahabwa amahugurwa bagahabwa n'amafaranga. Nguko uko Mutobo rero yaje. Noneho iyo bahageze, ubwo mperukayo yari amasomo y'amezi 3, ubu ngubu ashobora kuba yarabaye amezi 6 kubera hiyongereyemo n'imyuga. Bahabwaga amasomo menshi, harimo iryo ryacu, harimo irya General Rwarakabije, harimo irya Pasiteri Antoine Rutayisire, harimo irya Minister Joe, harimo abakadazi bo muri RPF barahanyuraga bagiye kwigisha. Iyo list yari ihari, buri wese yabaga afite itariki ye na invitation yagomba kujya kwigishirizaho. Noneho rero tukabasimburanaho tukabigisha amezi 3 agashira, noneho bagasoza bagahabwa passport, bagahabwa irangamuntu, bagahabwa amafaranga, barangiza bagasubira mu buzima busanzwe. Noneho rero iyo habaga pass out yabo basezerewe, hari ukuntu Monisco bakoreshaga ibyo bita Skype, bakagenga kamera hariya na screen aho ngaho Kanyabayonga, iriya Kanyabayonga barwaniye ejo bundi. Noneho bo abariyo bagakurikirana umuhango uri kubera Mutobo. Noneho uko natwe tubareba kuri screen yacu bicaye muri utwo ahantu bashyize nk'agasare tubareba. Noneho byarangira ba bantu bo muri FDLR bashoza amasomo bakegera screen kamera bakababwira ngo ariko shaka naka ko nkubona waje ukava muri ayo mashyamba. Ubwo uzi icyo bakoze. Noneho hahandi twajyaga tubabona ku ntebe z'imbere bahashyiraga abana aho Kanyabayonga, bahashyiraga abana kugira ngo abakuru badakomeza gukurikirana imihango ibera Mutobo, noneho bakaba batahuka mu rwego rwo kugira ngo batabavaho. Noneho rero Mutobo iyo nageragayo narababwiraga nti mumbwize ukuri, jewe ndi umunyamakuru, ndi umusirikare mugenzi wanyu, mfite ububasha bwo kugiraho nabagereza ijwi, mumbwire kuva mwagera hano hari uwari wararira ibiboko na 2 byibura buri munsi batereka da hano tubayeho neza tumeze byibura byandika ku rupapuro nta nuri bumenye batereka reka nta kintu tubaye. Ibijyanye no kozwa mu bwonko rero byayezaho mu kubigisha nkababwira, ariko rero ubundi ibyo bababwiraga birasa n'ukuri. Hariya mwariye imyanda mibi y'uburozi bubi bw'ingengabitekerezo ya jenoside. Amasomo mubonera hano mu mezi 3 abakamuramo ibyo byose akabashyiramo ibintu bizima. Ntabwo bihuye n'ibyo bababwiraga yuko bashobora kuba bafite ikintu cy'icangwe babakuba mu mutwe kibabaza ubwonko kikabukuba hafi yo kubuturitsa. Ntaho bitandukaniye. Noneho nyuma yaho naje icyo kibazo naje no kukibaza wari komiseri muri komisiyo ya demobilisation Mukantabana Serafina, yakiri muri komisiyo ya demobilisation, turi ku kiganiro cya Radio Rwanda na televiziyo ko bazabitera kumenya. Ntisobanura kuri icyo ngicyo cyo kozwa mu bwonko, abisobanura nkuko nanjye najyaga mbibabwira.
ati inyigisho baherwa hariya ziraza zikaboza mu bwonko rwose zikabakuramo imyanda yose igasigara hariya. Ubwo rero navuga nti n'abariyo abazagira amahirwe yo kujya Mutobo ubu ngubu bariga imyuga, azahava ari umufundi, azahava ari umushoferi, azahava ari iki, noneho aze kwiyubaka, yubake na Afurika. Umusaza Sayinzoga atarapfa yajyaga ababwira ati muze mwubake Afurika kuko u Rwanda rwo rwariyubatse. Nk'abariya wabonye ba Soruda bari barimo bibizigira rwose bakunje amashati, uriya ntago mpamya yuko aho u Rwanda rugeze naze yiyubake atere imbere, yubake na Afurika wa mugani kuko u Rwanda rwo rwariyubatse. Naho ubundi kuza Mutoboho tugize amahirwe rwose aho kugira ngo bakomeze bapfire hariya, batahuka bakizana kuko ubu biranoroshye kwizana muri M23. Ubu si na ngombwa kujya muri MONUSCO, kujya kuri M23 tukababwira uti jewe rwose nari muri FDLR ndi umunyarwanda mvuka naha naje ngo munyohereze iwacu, bakabakusanya bakabatuzanira. Kandi wabonye yuko Barinda yavuze yuko bagiye kubatoratora babazana, aho kugira ngo bafatwe bafashwe ku mbaraga, ahubwo nibizane bazi Mutobo bige barebe mu kibazo kirakemuka, ibibazo bikemuka. Hanyuma iyo witegereje ugasesengura amasomo bahabwa amezi 3 bagashyiraho n'imyuga amezi 6, arahagije ku muntu ufite ingengabitekerezo waganirijwe nabi, ubwirwa n'abayobozi be ko bazagaruka mu gihugu nta mututsi ari, ku buryo baba ari abantu bagiye ku murongo babaye abandi baturage b'igihugu, cyangwa ushobora gusanga hari n'abaza bakijijisha kugira ngo bafate force bayinjize imbere mu gihugu? Oya, kuyigeza imbere mu gihugu byo ntabwo birimo, kuko iyo baje iyo bamaze gupasinga bahaye ikarita ya demobilisation, agera mu kagari agahita yinjizwa mu mutwe wa reserve force, baramurogya staringa. Najyaga nanababwira ntumva, wowe nugera no mu murenge wibona liyetona uri mu service ngo ahubwo utangire unyonyomba ucerembo uhunge, mwegere umubwire uti nanjye ndi kapiteni runaka narasezerewe from Mutobo. Uwo ngo ni umusirikare mugenzi wawe, muri kumwe mu RDF, muri kumwe ari mu service wowe uri mu reserve force, ejo umwanya wose muzafatanya akazi. Nibo baza basigaye usanga ari ba serikamanda baduyobora irondo mu tugari. Iyo habayeho gusubira mu gisirikare nabo barahamagarwa kimwe n'abandi, barebera ku byo bakeneye basanga byujuje nawe akajyamo. Iyo ari muri mission akeneye nawe aragenda. Mbega iyo amaze gusezererwa hariya muri Mutobo, ibireba Rutagengwa Viateur wavuye Iduha, wasezerewe Iduha muri faze ya 8 muri 2003, nawe biramureba. Niba bahamagaye abari service turajyana, cyane ko burya twebwe mu gisirikare ntanzika tugira, twararwanye n'ibyo ni FDLR twararwanye, ashobora kuba yaranatwiciye abasirikare bacu, ariko kuri twebwe ibyo biba byararangiye. Ejo araba ari liyetona, mbe twayisiwe, mbe platoon sergeant we, mbe arasemiwe, ibintu bigende neza kandi dukorane, nta kuvuga ngo ngo kiriya cyakoze ibi n'ibi ngo twararwanye ngo ibiki n'ibiki. Ibyo mu gisirikare ntibibamo. Iyo yashoje Mutobo yabonye iriya karita ya komisiyo de mobilisation, ibimureba nibyo bireba General Kabarebe, nibyo bireba undi wundi, abantu bose bahuriye muri National Reserve Force. Urugamba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarufatanyijemo na SAMIDRC, iyo ngiyo ntabwo igihari. Bafatanyamo n'abacancu twarababonye basubirayo, bafatanyamo na FDLR bamaze kubura abayobozi babo, nayo imaze nk'aho yacitse intege. Kuri ubu ngubu uru rugamba twavuga ko Kinshasa dufatanyije nande? Kabonye ko na Neva ari kugenda mwiyomoraho. Tshisekedi najye gushaka undi musada hirya ya Afurika y'Iburasirazuba na Afurika y'Amajyepfo SADC, aho rwose nta musada azongera kuhabona. Nihagera nuza bizaba ari ukwiyerurutsa cyangwa se gushaka kwishyira hejuru kandi ntacyo biri mu marire. Ubwo rero FRDC amaherezo Uvira nimara kuvamo, mpamya yuko za Kindu FRDC zarwana yonyine, za Kindu na hehe na Mbujimayi na hehe FRDC zarwana yonyine.
kuko mpamya yuko nta wundi musada bazabona. Na FDLR yego izaba ikiriyo n'ubundi barakisunika, uko biri kose barakisunika, wenda naho bazimiriye mu mashyamba ya Kongo baracyagerageza kugenga utuyuniti n'uduki, ariko bimaze kugaragara yuko intambara yabananiye rwose. Ibintu byo gukomeza guhatiriza no gukomeza kwishyira mu byago, ibyo bintu niba bivemo. FARDC rero izasigara iri yonyine, noneho si imirwanire yayo. Ibaze nawe kuba wari ufite ibishyitsi imbere yawe ukabona bikuvuyeho, ubwo urumva wowe watinyuka no kwa advancing ahantu hose. Rero M23 akazi kazayorohera, nuko ugenda bitayitambukira. Uburundi mu minsi Reverien muri CNDD-FDD niwe yavugaga ati twaje gutabara Kongo kandi n'uburenganzira bwacu, ibihugu bifite ubushobozi bwo kuburana n'abafite confidence iri hejuru. None uri kuvuga ko Neva yatangiye guhindura imvugo, n'ibintu M23 yakizera cyangwa ni strategy y'abarundi kugira ngo intambara itaza hafi yabo. M23 ntabwo igendera ku magambo yabo muri CNDD-FDD. Ntabwo ikeneye agahuha kayihumuriza. Kugeza ubu ntabwo ikeneye umuntu uza kwirema agatima. Rwose wayirema agatima utabikora, nushaka avuga uti ingabo zacu zivuye gukora ikosi mw'ijuru kwa Nyagasani bigishijwe n'abamarayika. Ibyo ngibyo M23 ntacyo bibwiye. Yaba ari Kinshasa, yaba ari hehe, M23 ntacyo bibabwiye. Ntabwo ikeneye agahuha kayihumuriza ngo reka reka. Iyo ikeneye gukora akazi kayo mpaka igeze ku kishaka. Ibyo rwose bagiye bivugira ibyo bashaka, kandi rega ni na ngombwa. Ntitukite ku byo bavuze, nabo bakeneye gukora. Nkaho usesengura intambara, ijambo rya Neva n'ukwisubiraho mu mvugo ni ibintu wakizera kumva ko kabikoze kubera kwisubiraho wabonye ko bigoye, cyangwa n'izindi strategy ari gupanga ziri inyuma. Okay, ibyo twari twabiganiriyeho mu kiganiro cyabanje. Nago wambwiye twari twabivuze uko yabivuze n'uko yabikoze, ariko impamvu nago twayikomojeho cyane. Impamvu ni ukuneshwa, my friend. Impamvu ni ukuneshwa. Speech zindi yajyaga zivugana uburakari n'amashagaga, ariko ejo bundi wabonye yuko yazivuza ababaye, ari gusoma agendeye kuri script. Mpamya yuko nta yindi vuguruza iri yazavuga, kandi noneho nashaka azabikora. Erega uko umuperezida agenda yivuguruza niko agenda yikuraho icyizere kubayobora. None se Tshisekedi impamvu ari kugenda rwose ubona ibintu byamucanze, si ibyo yagiye yizeza abanyekongo, ariko ubundi bagiye bagabanya amagambo ko urwana intambara irwana bucece, urwaniye amagambo bugacyo ukayitsindwa. Umugabo wo muri uru Rwanda ntiyicecekeye, ujya wumva apfa kuvuga ko avuga rimwe na rimwe. Naranabivuze ngo iyo hari ikintu cyugarije u Rwanda, burya hariho igihe haba n'impinduka, hari igihe akora n'impinduka kugira ngo abone aho avugira. Ukajya kumva ahinduye umuntu runaka, yagera mu nteko akagira icyo avuga ku byavugwaga, ariko aricecekeye. Ntabwo ari ukuvuga yuko ananiwe kubasubiza. Baravuga ibintu byinshi, bakavuga yajya kubivuga akavuga ikintu kimwe. Ntawe nzasabiriza, ntawazasabiriza. Izo nkunga niba zijyanye. Ibyo twaganiriye byose nyuma y'aha abayobozi tuganira ku bijyanye hariya niwe wambajije ibya ambulance ngo ubwo USAID ihagaze ngo ambulance zigiye kubura. Ambulance ngo ni z'ababirigi ngo. Ejo bundi minisitiri w'ubuzima ntiyabisobanuye ku bijyanye n'ibyo badufashaga mu buzima, yuko nabo natwe ubwacu dushobora twihagije. Hari n'umuturage wambwiye aterega izo nkunga zabo bazihagaritse barakererewe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rumaze kwiyubaka, nubwo bazihagarika ntacyo bivuze. Burya ndakubwiye yuko mu cyaro abaturage rwose ibyo guhagarika inkunga nta nicyo bibabwiye, nta nicyo babizi, nta nibyo bazi. Buriya biri muri twe hano dore aho ngaha muri Kigali mu tubara aho tunywera tuvuga ngo byadogereye ngo inkunga. Nakubwiye yuko igice baduhaga n'ikiramuka kibuze ntabwo u Rwanda ruzahita rwiyubaka, ntabwo bibaho. Hanyuma hari ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo byaramukiye mu myigaragambyo i Buruseli basaba Uburayi kohereza ingabo muri Kongo. Ariko hari ibintu babishije. Komeza ikibazo. Ibyo byararangiye.
abanyekongo bari i burayi Mm. ubwo se bataniye n'abandi bateraga imodoka ya perezida Magi Mm. barimo na Kisekedi. Nuko rero bati uburayi nibwohereza ingabo, ubwo zohereje se Mm. b'abazungu batashye ejo bundi baturukayo Mm. ngaho ni okay, ubwo burayi nibubyumve. Ubwo hari ikindi nabivugaho, ntibazi bazataha nk'uko bariya batashye. Ese M23 ko yabaretse ibareka kwari ukugira ngo iberekane, baraje none dore uko batashye. N'undi wundi uzabitekereza aho ngaho azagenda ari. Ingero ko zihari, ingero zirahari muri Afurika. Igihugu cy'igihanganye Afurika y'Epfo kiragaragaye. Mm. Ibwo burayi abazungu harya bari 30 b'abazungu bo muri magana Romania atatu. nuko Mm. batonze umurongo n'ibikapu byabo n'amafaranga, ngaho nibazi. Ubwo igihugu cyo cya mbere kiza ni ikihe? Haragaruka ba bandi? Ntabwo bishoboka. Abo nabo nyine ni ibyabo, ni ukwigaragambya. Imyigaragambyo ubwo iba yateguwe n'abo bibera i Burayi, ntacyo nayikoraho rwose iyo ngiyo. Gusa M23 nizi uburyo izakabiliyana na hari, icyo bita kukabiliyana na hari. Kukabiliyana na hari niho guhangana n'igihe cyose kikuje imbere. Guhangana n'igihe cyose kikuje imbere. Hanyuma mu gusoza, hari amakuru avuga ko abazarendo n'abarundi ndetse na FARDC hari ibice batangiye kwisubiza bya M23. Yego yego, ibice byo mu majyepfo n'ubundi biriho hariya ho M23 yagarukiye, birimo na Bukavu se? Okay, kwisubiza ibice, kwisubiza ibice byo mu ntambara bibaho, ibyo mu ntambara bibaho. Kuba wadiporoyinze ko runaka noneho bakaza bakayitera ikaba yapuringa cyangwa se yawidrowinga, ibyo ni ibisanzwe. Urugero naguha ni Masisi. Masisi yarafashwe, bukeye FARDC n'abambari bayo barayataka. Icyo gihe umuntu wari uriyo naramubajije ntibyagenze bite Masisi muyeretse mute? Arambwira tumva rero Viateur baje bameze nk'intozi, nk'intozi zinyanyagiye. Ndababwira nti byo ni amahirwe cyane, iyo baje bameze nk'intozi ubakubitisha katyusha. Ewana kubakubita birakorohera, urabacanganyikisha. Nawe yarambwiye ati buretse urebe intambara y'ejo, kandi intambara yakurikiyeho koko ya kamere y'abanyekongo njya nkubwira, bamaze kwisubiza Masisi baraserebura, bararya baranywa, bakuramo imyambaro bamanika hariya bajya mu bagore. Bukeye ubwakurikiyeho M23 yarabakubise ibaturumbura mu mujyi, bamwe bakiruka bambaye ubusa, nta n'ikintu bambaye namba, bambaye ubusa, irabamenesha. Urabizi neza yuko iyo yateye nibwo yavanse. Uriya ahubwo byageze aho nifuza ngo bayishotoye, kuko iyo bayishotoye nibwo ikora. Yahise ifatiraho paka Goma. Utwo duce rero n'ututagaragara, n'ibitero shuma bya Bukavu na hehe hose, ibyo ni ibintu bisanzwe. Kandi umenye yuko umutwe wa 23 ni inyeshyamba, bararwana na leta, bararwana n'imbaraga za perezida ushora amafaranga. Numvise noneho yuko ngo Kinshasa bashyizeho ikigega twagereranya nk'umusanzu w'ingabo, ndetse ngo muri kabineti mu nama y'abaminisitiri bo bamaze gukusanya miliyari na miliyari z'amafaranga. Ariko se urayakusanya kereka nuyazana ukamanurira mu ndege, M23 igahugira mu gutoragura amafaranga ukayikubirana ukayirasa? Uzayakoresha iki? Uzayagurisha ibikoresho? Uzayagura ibikoresho utari ufite se? Uzayajyana mu Burusiya ubwira Uburusiya utifata amafaranga izo ntwaro zose wari ufite warwanishaga muri Kirene zimpe ngende zikubitisha u Rwanda? Ko ariko bivugira uyu mafaranga se bari gukusanya umuzazu w'ingabo ngo n'abaturage nabo batanga amafaranga, bazayamaze iki? Azakora iki? Viateur, reka ngushimire cyane. Yego, wakoze cyane kutuganiriza uyu munsi. Okay, asante sana.